umudokiteri tujya kuri clinic hariya kuri wiwo y'abahindi, batubwiye ati keretse kukubaga nta kindi twakora. Twagiyeyo bankora operation barambaga, barambwira ngo zirazibutse. Ndataha numva ko ngiye gusama pe. Nabwiye umugabo ati wamfashije byibura mfite n'ibisebe, ati byibambira atabikunda tukora icyo twakora turebe ko nsama. Arambwira ese nibi bisebe koko? Nati wowe bikore. Arambwira ati hoya naba ndi inyamaswa. Aranyihorera, amezi 6 arashira bitarakunda. Ndavuga ati se basi uyu tuhagararanye ahangaha ni mukuru wanjye, uyu ngo ni inshuti yanjye. Ndamubwira ati se umuntu ari muri icyo kigeragezo n'ukuri Satani amugendaho. Ndamubwira ati mbwira umugabo ati se waretse ukabyarana na mukuru wanjye, byibura uwo mwana nzamurira. Arambwira ngo hoya, arandeka. Amaze kundeka dusubiye kwa muganga n'ubundi barambwira ngo zarongeye zirifunga bwa kabiri. Nibwo nashatse uyu mubyeyi nza kumureba hano, ndamubwira ati n'ubundi mubwira byose uko bimeze, ntabwo yari azi story zanjye. Ndabimubwira, arambwira ati wowe humura Imana izabigenza neza. Ariko mbere yaho yuko nza hano inyuma hakifunguye, naricaye hariya ndabaza Imana nahura gute na Bishop ko ntamuzi, mubona kuri screen ya televiziyo namubona gute? Numva umutima wanjye uramwe ngo zenguruka hano inyuma. Ndazenguruka mpita mpamusanga, ndamubwira ati musobanura uko bimeze. Ndamubwira ati nabuze urubyaro, wamfashije ukansengera. Umubyeyi mwiza w'umupapa ankora kunda, ndamubwira ati humura Imana iguhaye umwana w'umuhungu. Nagendeye kuri iryo jambo ryiza, ndagenda mbwira umugabo, ndamubwira ati Bishop wacu yambwiye ko ngiye kubyara umwana w'umuhungu. Ngiye numva ko mwuko kwezi rwose ndi busame. Najya kwa muganga rero konaga katubwira akambwira atakira akanyandikira amatariki ndi bukurikize, ataya amatariki uzasama. Nataha wapi? Ariko nkakomeza kuza gusengera ahangaha nkavuga ati hano hantu nzatabarwa, ndabyizeye. Ngenda ku ijambo Bishop yambwiye. Ndangije ubwo umubyeyi wanjye akimara kunsengera njya kubagwa bwa kabiri. Ariko ikintu nshaka kuvuga, Imana yashaka kunyereka ko ari Imana izabyikorera ku ijambo rya yivugiye, ko bitazava ku magambo y'abantu. Nabazwe bwa kabiri ntibyakunda. Ndanye ndavuga ati reka mbyihore, amafaranga amaze gutanga ni menshi kuko nivuzaga 100%. Ndavuga ati reka mbyihorere nkomeze nsenge, baransengeye ndabyizeye. Mu kwezi kwa 7 nayo ngiye kuza gushima Imana, mu protocole arambwira ngo abantu bari bushime babaye benshi, reka nzashima ikindi gihe. Yari mu kwezi kwa 7, kumbe yari Imana yashaka kumpeza kado kuri anniversaire yanjye kuri 25 mwuko kwezi. Numvaga mu nda hanjye ngiye kunywa ibinini, numva umutima warambwiye ngo banza wipime. Ngiye kwipima sanga byarakunze. Shimye Imana yo mu ijuru ko bano babyeyi basengeye. Iri torero ni mu rugo n'ukuri, nshimiye ko bamfashe nk'umwana mu rugo, bakamfasha muri icyo kigeragezo, bikandinda gusenya aho byari bikomeye.